amacana. Buriya mujye munababarira n'abantu batwita abasazi. Ko umuntu ukora ibintu utashobora gukora ushatse wamwita umusazi. Hallelujah. 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 Uyu muririmbyi igihe cyose iyo nagiye mu mwuka ndibuka iyi ndirimbo ye. Bwira abantu ati bakobwa b'i Yerusalemu ntimutangazwe nuko nirabura. Hallelujah. Kwirabura murabibona inyuma ariko imbere ni umuntu w'igitangaza cyane. Hallelujah. Murambona gutya mukabona uko nambaye mukabona uko nsa n'ibyo ntunze ariko ndi umuntu w'igitangaza cyane. Hallelujah. Akababwira ati hari igihe muzamenye uwo ndiwe mubonye umwami wanjye aje kunsanganira akaza akantoranya. Hallelujah. Isi ntabwo iramenya agaciro k'itorero, ntabwo irakamenya, iraryitiranya ikatwita amazina ikatwita uko iyishaki ariko hari igihe izamenye abo turi. Hallelujah. Itorero abantu Kristo yapfiriye ku musaraba i Golgotha, abantu yabuze amaraso y'igiciro. Ya ndirimbo yavuga ngo nagerayo ngo azafata ijambo ngo abwire data ngo dore aba ngaba nibo napfiraga igihe nari ku musaraba. Hallelujah. 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 Harya nabashuje ndabashuje mu izina rya Yesu. Turashima Imana kubw'umukozi w'Imana biyonza. Hallelujah. Hari abantu bazi kwirondereza. Turamuzi turi abasore twiga muri secondary na kaminuza igihe gitoya. So ari umushumba. Rero tugashima Imana ko yadutekerejeho akazi Imana imuca. Hallelujah. Uyu murimo w'Imana ni mwiza uraryoshye kandi utuguye neza. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Turishimye rero kuba tumufite hano. Turahari, turacyahari. Amarira mwaririye hano kuri uyu musozi niyo yatumye tugihagaze. Rero turashima Imana kubw'icyo. Hallelujah. Yesu ahabwa icyubahiro. Hanyuma rero mfite ijambo numva nshaka ko tuganira kandi amasaha yagiye, ariko ndasaba Imana yo mu ijuru ifashe tubiganire mu minota mikeya kandi bibafashe. Hagiye umuntu udusomera mu Itangiriro ibice 48. Kabusome umutwe w'amagambo haravuga ngo Yakobo asabira Efurayimu na Manase umugisha. 48:13. Itangiriro 48:13. Aravuze ngo Yosefu abajyana bombi arabamwegereza, afatisha Efurayimu ukuboko kwe kw'iburyo, amwegereza ukuboko kw'ibumoso kwa Isiraheli. Afatisha Manase ukuboko kwe kw'ibumoso, amwegereza ukuboko kwa Isiraheli kw'iburyo. Isiraheli arambura ukuboko kwe kw'iburyo, arambika ikiganza cyako ku mutwe wa Efurayimu umuhererezi, arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase, anyuranya amaboko ye abizi, kuko Manase ari we wari imfura. Asabira Yosefu umugisha ati, Imana iyo sogokuru Aburahamu na data Isaka bagendereraga imbere, Imana yamunze mu bugingo bwanjye bwose ikangeza ubu. Marayika wancunguye mu bibi byose, ihe aba bahungu umugisha, bitirirwe izina ryanjye n'irya sogokuru Aburahamu na data Isaka, bororoke babe benshi cyane mu isi. Yosefu abonye yuko se arambitse ikiganza cye cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza. Aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa Efurayimu agushyira ku wa Manase. Yosefu abwira se ati, ntugire utyo data, uyu ni we mfura, abe ari we urambika ikiganza cyawe cy'iburyo ku mutwe. Se aranga ati, ndabizi mwana wanjye, ndabizi.
uwo nawe azahinduka ubwoko kandi nawe azakomera, ariko murumuna we azamurusha gukomera, urubyaro rwe ruzahindura amoko menshi. Irekerera aho ngaho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abantu bakomotse kuri abo bagabo bagiraga amahirwe akomeye cyane. Hanyuma rero ndashaka gukora demonstration gatoya. Muri iyi nkuru harimo abantu batatu, bane, ariko ndashaka gukoresha abantu batatu. Ndashaka umuntu watubera Israel. Azana intebe yicare hano. Yicara hano. Ndashaka rero reka dusabe nanone wowe wari wahagurutse bwayo. Oya, bireba hano, ihindukize. Sana niyo ntebe iri hariya Alexis. Subirayo ugenda uhagarare hariya, subirayo. Subirayo nawe ugenda uhagarare hariya. Uyu ni Israheli. Uyu ni umusaza utakibona, ntabwo akibona. Noneho hano dufite abasore babiri, wowe urebura abandi Efurayimu na Manase bashaka kubona. Manase urashaka kubona Efurayimu. Okay. Ninde utubera Yosefu? Noneho rero mu muco wa Israheli, umwana w'imfura hari umugisha yabaga agenewe. Nk'uko uyu munsi iyo bakugize minisita hari ibigendana nabyo. Muri Israheli wagiraga amahirwe ukavuka mbere, hari ibintu byabaga bigenewe ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Noneho umugabo witwa Yosefu, amakuru ye murayazi, yagurishijwe na bene se, aragenda burira muri Egiputa, agerayo arakomererayo. Noneho hano izi nkuru dusomye naho Israheli, Yakobo yari yongeye guhura nawe. Ahuye nawe haruguru amagambo aravuga ngo, ijambo ry'Imana aravuga ngo Israheli abonye Yosefu ngo ararira cyane, ngo aravuga ngo ntabwo nari nzi ko nzakubona, ntabwo nari nzi ko amaso yanjye azongera kukubona, ngo none ntabwo mbonye gusa, ngo ahubwo mbonye n'urubyaro rwawe, ngo none mbabarira aba bantu bazanye mbaho umugisha. Haleluya. Mbabarira unzanira aba bana mbaho umugisha. Arangije Yosefu nuko yari abizi ko imfura hari ikigenewe. Haleluya. N'umuhererezi cyangwa ukurikiraho nawe hari ibyagenewe, ariko byabaga bitandukanye. Ikindi kintu cyabaga mu mateka y'Abisirayeli, murabizi iyo Bibiliya ngo Imana ituramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Haleluya. Ukuboko kwayo kw'iburyo ni ukuboko kw'imbaraga. Hanyuma rero no mu buryo babagaho, amaboko yabo yatangaga imigisha ifite uburemere butangana. Ukuboko kw'iburyo kwatangaga umugisha, n'uko ibumoso kugatanga umugisha ariko itangana. Haleluya. Noneho ngo Israheli abwira Yosefu, aramubwira ati nzanira abahungu bawe mbaheshe umugisha. Ngaho Yosefu, Manase ni Alex. Nukuvuga ngo imfura irajya ahariye n'ukuboko kw'iburyo k'uyu musaza. Murabyumva? Arangije arabaza. Ngaho baza. Ariko urabinyuranyije. Ibare wapi? Noneho Yesu ashimwe cyane. Muncamake ushaka kubereka uko Yosefu yabibonaga. Yesu ashimwe cyane. Uko Yosefu yabibonaga nuko umuco wabo wabigenaga.
nuko byari bisanzwe bikorwa nuko nguko. Urabyumva? Imfura ihabwa icyubahiro cya mbere, imfura ihabwa umugisha wa mbere, imfura ihabwa ibyiza bya mbere. Haleluya. Noneho Israheli asabye cyangwa asabye umuhungu atuzanira abana bawe baheshe umugisha. Arangije arabibara nk'uko bisanzwe bigenda. Aravuga ati reka mfashe uyu musaza kuko nta kibona, reka mufashe ataza gukora amakosa. Haleluya. Arangije arabazana bicaza gutya. Uyu ni Manase imfura, uyu ni Efurayimu ubuheta bwe. Noneho wegere wowe aca Bibiliya avuga ko ngo Yosefu amaze kubageza imbere ya se, nawe yikubise hasi atangira gusenga. Wigere yikubise yarapfukamye ati ubwo ise Israheli yaheshaga umugisha abana be, niko nawe yari masenga. Ayo maroni uri bupfukame yari yicaye ntabwo yari ahagaze kugira ibegere. Tubigire vuba kandi noneho ngaho utangira gusengera abuzukuru bawe uko Bibiliya yabivuze. Haleluya, haleluya. Mu mateka y'abantu basenga, usanze umuntu asenga anyuranyije amaboko, wamubwira ngo uri umunyamafuti. Niwo usanga umuntu akamira ibumoso, murabizi no gukama, ugasanga umugabo basanze akamira ibumoso, ngo barangije baramunegura, barangije baramubwira ati muzinga amayaro banza ki. Yesu ashimwe cyane. Noneho Yosefu ko ari basenga n'abasenga, agiye kubura amaso asanga ise yanyuranyije amaboko. Haleluya. Ngo arangije arabwira se ati sigaho data wikora ikosa, garura ukuboko kwawe kumfura kw'iburyo ukw'ibumoso ugarure hariya. Israheli aramubwira ngo sigaho ibyo nkora ndabizi, nubwo ntabona ariko ndi connect. Haleluya. Bigende aramubwira ngo nubwo amaso atakibona ariko ndacyari connected n'ijuru, ku buryo nzagenera umugisha ndatawugenera. Haleluya. Hanyuma n'inyigisho yanjye iravuga ngo ntabwo ikibazo ari aho wicaye cyangwa uhagaze, ikibazo ni uriwe. Haleluya. Uriwe biruta aho wicaye. Haleluya. Uriwe biruta aho ukora, uriwe biruta uko wambaye, uriwe biruta aho uriwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ngo Efurayimu yari yicaye ahategera umugisha, ariko kubera yuko umugisha wari uwe, ukuboko kwanyuranye n'ukundi. Yesu ashimwe cyane. Indi nkuru twakwifashisha, Aburahamu na Loti bajya gutandukana, ngo bageze ahantu barahagera, ngo Aburahamu aramubwira ati mwene data ntabwo dukwiye kugira icyo dupfa. Haleluya, haleluya. Ngo arangije aramubwira ati igihugu kiri imbere yawe, reba hitamo, hitamo. Nujya ibumoso ndajya iburyo, nujya iburyo ndajya ibumoso, ariko hitamo. Ngo arangije Loti areba i Sodomu, ngo arahareba. Bibiliya iravuga ngo Imana yari itari muri Sodoma n'i Gomora, ngo hari hatoshe, ngo hari imigezi myiza, ngo hari hameze nka Edeni. Arangije, haleluya, arangije aravuga ngo hariho nje. Aburahamu aramubwira ati ngaho genda. Aburahamu arangije ajya aho atagiye. Akimara gutandukana nawe, Uwiteka avugana na Aburahamu aramubwira ati ubura amaso yawe urebe. Arangije aramubwira ngo uhereye ure uhagaze ukageza aho amaso yawe ageze, ngo ndahaguhaye. Ngo arangije yumva ihema rye,
ngo aragenda arishyira hagati y'ibitero bibiri bya Mamore, hahandi aho abamarayika bamusanze. Umugisha we niho wamusanze. Haleluya. Ntabwo ikibazo cyari icyo wabanje guhitamo, ahubwo ikibazo cyari icyo uwo bahagarare. Yesu ashimwe cyane. Turi mu gihe cyaho umuntu ashaka kugira ngo amutange imbere, nawe urashaka kugira ngo uze ku rutonde rwa mbere. Ntabwo ari bibi, ariko reka mbabwire ikintu gikomeye. Haleluya. Ikintu gikomeye ukwiye kwiga, ntabwo ari aho uhagaze, ntabwo ari amashuri wize, ntabwo ari ukuri imbere, ahubwo uriwe birategeka umugisha ukuzeho. Ntabwo turemwa twaremewe gushaka umugisha. Haleluya. Twaremewe gutya aho tugira umugisha ukahadusanga. Bibiliya iravuga ngo aho uzajya hose uyu mugisha uzagukurikira. Ntabwo twebwe akazi kacu no kurwanira umugisha, ni ukuba abakwiye umugisha, umugisha ukadusanga. Haleluya. Ngo Aburahamu Imana imuha urareba uburyo Imana itandukanya abantu babaye umugisha, bakwiye umugisha wayo n'abatawukwiye. Imana ni igitangaza. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuguha uburenganzira bakubwira ngo hitamo, ngashyira hari 100, ngashyira hano inote y'1000, nkakubwira ngo hitamo, ugahitamo 5,000, ngahitamo inote y'1000. Ariko iyo note y'1000, haleluya, kubera uwo ndiwe ikabyara umugisha kuruta 1,000. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibi rero iki nicyo kibazo cyabaye, kuko Aburahamu icyo yarebaga ntabwo ari igihugu, ntabwo ari imigezi, ahubwo yarebaga uwo ari we, akareba n'Imana avugana nayo. Ikindi gikomeye, Loti ajya gutoranya, yatoranyije nkawe. Haleluya. Atoranya nkawe. Ariko Aburahamu, haleluya, yategereje Imana ivugana nawe, iramubwira ngo ubura amaso. Imana niyo yamubwiye ngo ubura amaso. Loti we yubuye amaso. Sinzi icyo avuga niba mucyumva. Haleluya. Loti baramubwiye ngo toranya, ntiyabaza n'Imana, aratoranya. Reka mbabaze akabazo koroshye. Uyu munsi dushyize hano 2,200,000 hano, wahora ujya gusenga ngo ntoranye iki? Ntoranye iki? Yesu ashimwe cyane. Uko rero niko tugwa mu manzi igihe kinini. Yesu ashimwe cyane. Tukayoborwa n'amaso yacu, tukayoborwa nuko ibintu bimeze hano mu isi, tukananirwa kuyoborwa n'Imana. Kuko Imana iyo ikuyoboye ishobora kuyobora mu bice, ariko izi bizabiha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo muri ubu buzima igifite icyo kivuze aho wagutanze imbere, ahubwo igifite icyo kivuze ni uwakurushije kuba mwiza imbere y'Imana. Umuntu iyo akurusha kuba mwiza imbere y'Imana, niyo wamutanga imbere, haleluya, igihe azaza azakunyuraho. Yesu ashimwe cyane. Ngo Yosefu nawe biramucanga, amubwira se, aramubwira ati papa, kuko ubu umwiseka, ubu wananiwe no gutwara amaboko yawe straight. Aramubwira ati sigaho ndabizi, uyu nawe azakomera, ariko uyu nguyu azamurusha gukomera. Reka mbabwire itorero ry'Imana. Haleluya. Ndashaka kubabwira ngo mu Cyongereza baravuga ngo I am not a chance, I am a choice. Ntabwo turi amahirwe, ahubwo turi amahitamo. Ntabwo turiho kubw'amahirwe, ahubwo turi amahitamo y'Imana. Icyo rero nicyo gikomeye ku buzima bwacu. Uw'Imana yahisemo aruta amahirwe. Ni nayo mpamvu jyewe udashobora kumbwira ngo ibi byavuga ngo pima amahirwe yawe. Ntabwo ushobora kujya muri ibyo bintu. Niyo
choice. Hallelujah. Kuko nabwo aho ugiye hari umugisha. Niyo wajya mu butayu uri umunyamugisha, umugisha urahamusanga. Niyo wajya, Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Reka mbaho ubuhamya gatoya busubira inyuma ho gatoya. Shakana na madamu amagambo yaravuze ndayije kaminuza watayize baravuga bati ibintu ukoze n'ibiki nyine murabyumva. Yesu ashimwe cyane. Ariko niko Imana yari yaravuze kujya mu kintu kubera yuko kisa neza ntabwo ari byo bihagije, ahubwo urakajya mu kintu kubera ko Imana yabivuze. Abantu baravuga buriya nubwo nicecekera, ariko iyo nafashe icyemezo ntabwo bavuguruza. Ni gake nitwa Muganzwa, nshobora no kutagira amagambo menshi ariko ngaceceka amakwihorera, ariko ngakomeza. Hallelujah. Uyu munsi hari n'amagambo nabwiwe nawe ubwo uyu munsi atazi kandi ashobora no kutazigera amenya, kuko yewe mfite ubushobozi bwo kubika ikintu burundu pe. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko ushobora kubona byateye ikibazo. Hallelujah. Ariko icyo nshatse kuvuga, abantu ufite abantu mwiganye muri segonderi, ufite abantu mwiganye muri kaminuza, kuko ushobora kuza ugafata umuntu mwana uri hariya utarize. Yesu ashimwe cyane. Nkoresheje urwo rugero rwanjye, ariko icyo nshaka kubwira no mu buzima busanzwe, uyu munsi dufite abasore bajya gushaka. Hallelujah. Dufite inkumi zijya gushaka, akareba ibiri hanze, ariko ndamubwira Yesu ashimwe cyane. Imana yaravuze ngo aho uzana nzahagenera umugisha. Bibiliya ikavuga muri Zaburi ya 84 ikavuga ngo hahirwa bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Abo ngabo iyo bamaze kugira inzira z'igisiyoni mu mitima yabo, ngiyo banyuze mu gikombe cyitwa Paka bahanyuze. Hallelujah. Ntabwo ari uko ari ahantu heza, ariko kubera yuko bafite inzira muri bo z'igisiyoni, ngo Uwiteka atwikiriza umugisha. Hallelujah. Uyu munsi nubwo wamfata ukagenda ukanjugunya mu butayu, Imana yancunguye, Imana izizansangayo. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire n'abari imbere yawe mu buryo bw'imibereho, buriwe. Gira inzira z'igisiyoni mu mutima, gira imigenzereze myiza, umugisha uzagusanga aho uzajya hose. Hallelujah. Niyo bagutwara Mana yawe. Yosefu yaciye mu bintu bikomeye, bakamujyana muri gereza, Imana ikamusangayo. Mwari muzi ko iyi Mana niyo waraye mu gihuru igusangayo uri umuntu wayo. Mwari muzi yuko hallelujah, mwari muzi yuko Eliya amaze kuva guhunga Yezebeli ngo akagenda yiruka, Imana yamusanze mu buvumo. Muzi ko Dawudi amaze guhunga Sawuli kubera yuko yarafite inzira z'igisiyoni mu mitima ye, ngo ageze mu buvumo, Imana yamusanze. Hallelujah. Ntabwo ari umurongo mwiza, hari abantu bazi kwiperekeza, bahagarara bakamateka amahagarare neza hano, mbega bahagarare ku murongo wawe, none se yareba atandukanye kandi imbere. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Cyokora wenda baroti bazakubona batareba uko Imana, ariko Aburahamu, hallelujah, Aburahamu ntabwo yarebaga kundeta kw'Isodoma n'Igomora. Hallelujah. Ntabwo ariko yareba
dukurane aho icyicaro ntabwo icyo kigenda niba ari wowe waza wamwumvisha icyicaro ahubwo uriwe niwe ugena n'icyicaro wicayeho wamwumvisha. Haleluya. Ngo Efurayimu bashobora kuba bari bamuzaniye intebe nyine y'abahererezi niba rwiherereza, Manase bamuzanira intebe y'imfura, ariko icyicaro kibi wakwicazwamo n'abantu. Haleluya. Uriwe ushobora gutuma icyicaro kibi wicazwemo gihinduka isoko y'umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amahitamo y'Imana aruta amahitamo y'abantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ahantu wicaye urabona muri iyi si hari ibintu udashobora kwirengagiza, ibintu by'umuntu kureba ukuje, kureba bakagucishamo amaso, ntabwo dushobora kubikuraho bizamura. Ariko reka mbabwire ikintu twebwe nk'itorero dukwiye kumenya kandi tugahagararaho. Yesu ashimwe cyane. Imana yadushyizeho iravuga ngo mugende aho muzajya hose nzabana nawe. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo muzajya aho nzabana nawe, ahubwo aho muzajya hose nzabakurikiza ikintu bita kubana nawe. Aho uzajya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iki kintu urashaka kugira ngo tugisobanukirwe n'ishaka zose. Ntabwo ari aho wicaye, ntabwo ari aho uhagaze, ntabwo ari aho wize, ahubwo haleluya n'uyu mutongero ukuriho. Yesu ashimwe cyane. Ibyo navuga aba bantu bari bafite ibintu bikomeye cyane. Uyu mutongero w'Imana, iki gihango cy'Imana kiri ku buzima bwawe nicyo gishobora gutuma uva hano wajya hakurya y'umusozi hari. Haleluya. Hari umwe mu bakozi b'Imana muri iki gihugu yigeze kuba ahantu hayoboye abantu baramubwira bati tugushaka, ntabwo tugushaka. Cyambere harimo abantu bize bamurusha amashuri, harimo abantu bazi kuvuga ibintu neza bakabisobanura bakabishyira ku murongo. Baraje baramubwira ati no, reka dutore. Baratora bamukura, amarangije niwe wabitwibwiriraga, sivuga izina rye. Arangije aravuga ati fata akabibiliya kanjye na madamu kuko sinatandukana nawe. Ngo madamu araza aramubwira ati okay, ubwo abandi bose bavuze ko utari umushumba wabo, jyewe uri umushumba wanjye. Agendana n'umugore we, aragenda bajya ahantu bafungura itorero batangiye umurimo. Nyuma y'igihe runaka ba bantu baraza baravuga ati twaribeshye wino wongere utuyobore. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nibyo byarutse na Aburahamu. Loti arahareba aravuga ati siwongeye mu mite, siwongeye mu mbanze, reka nze nkwereke. Ngiye guhitamo ku buryo ati ngiye gufata kino kibaya mfate na kiriya, ngira ngo kavuga ati hano nzajya maragira imikumbi yanjye, hano maragira amashyo, njye murira hariya, maze wowe cyokora musigiriye misozi. Kuko birivuga ko ngo Aburahamu yagiye mu misozi. Muribuka n'abamarayika bamusanze mu musozi ngo yicaye munsi y'igiti. Haleluya. Ngo hagati y'ibiti bibiri byita ngo niba ari mamoni. Yesu ashimwe cyane. Arangije aramubwira ati okay genda. Hari igihe umuntu rwose afata amahitamo akumva mbega nta kintu asize, ariko Aburahamu aratuza aravuga ati iyo ndi kumwe nawe ntabwo naremewe kwirukanka inyuma y'umugisha, ahubwo naremewe kugira ngo umugisha unyirukanke inyuma. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo nza ko mukazi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ikintu Imana yaturemeye ari kwirukanka inyuma y'umugisha, ahubwo ni ukugira aho tubaho tukagira inzira z'isiyoni mu mitima yacu. Noneho ndabasuzugura. Hari n'ibintu tudakwiye kuba dusengera kuvuga ngo Mana nk'umugisha. Oya, ntabwo ugera isengesho ryawe, ntabwo ari isengesho ryawe.
isengesho ryawe no kuvuga ngo Mana nakugira inzira z'igisiyoni mu mutima wawe, nakuri umuntu wageneye umugisha. Haleluya. Aburahamu aravuga ati ntabwo wajya mu kibaya I don't care, wajya kuruza simbyitayeho, icyo nzi ni uko Uwiteka yangize umunyamugisha, aho uzajya hose umugisha uzahasanga. Ngira ngo murazizi Aburahamu niwe wanegoshiyatingaga Imana igiye kuri Sodoma, ahantu hari haneteshejwe n'imigezi hasa na Edeni. Uko rero niko Imana igitandukanye ikayobora amahitamo yacu, tugashobora guhitamo ibitabengerana, ariko twabihitamo Imana ikazamura kubera yuko ntabwo ari amahitamo, ahubwo twebwe kuko icyo duhisemo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana yabwiye Joshua iramubwira ngo wite kuri aya magambo ngo uyakomeze, ngo kugira ngo uzabashishwe aho uzajya hose. Aho uzajya hose uzabashishishwa no kwita ku magambo y'Uwiteka, ntabwo uzabashishishwa no guhitamo neza. Haleluya. Abasore n'inkumi, reka mbagire inama kandi ikomeye cyane. N'ibindi bitirengagijwe, n'ibindi bitirengagijwe, ariko niba ugiye kugira amahitamo, saba Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Usaba Imana yikubita Imana. Ngewe ntabwo nzi guhitamo. Ngewe buriya Salomo yasenze isengesho rikomeye cyane. Ntabwo ati ngewe n'umwana ntabwo nzi iyo biva n'iyo bijya, ntabwo nzi iyo biva n'iyo bijya. Icyo gihe rero uba wikuyemo, ujye aramye umufashe. Icyo gihe Imana ireje. Ariko hari abantu bari hano yaba agiye gushaka Imana ibintu byivange. Hari umuntu wigeze kutubwira n'umukozi w'Imana aratubwira ngo ntukajye ubwira Imana ngo ubushake bwawe nawe, kuko Imana ishobora kugira ngo cyajya kuzanira umuntu upfuye amaso. None se bikambabaza, ubushake bw'Imana n'ubwacu icyiza n'iki? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire, reka mfashe dusome icyo cyanditswe wenda tunagisoreze. Zaburi ya 84 murongo wa 5, nagiye mu dusomero vuba vuba twese. Zaburi 84 umurongo wa 5 haravuze ngo hahirwa ababa mu nzu yawe babasha kugushima ubudasiba. Hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni. Abo ni bo bahirwa. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, iyo banyuze ahantu habi, iyo banyuze ahantu habi. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Iyo banyuze ibi bintu nitubyuka, nubwo wava hano ukajya mu Burayi, nubwo wava hano ukajya he, uko kuri kuzaguma ariko. haleluya, haleluya, abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, abafite gukizwa mu mitima yabo, abafite kwihana no gushaka gutungana mu mitima yabo, abafite gukiranuka no kwera kw'Imana. haleluya. Iyo banyuze mu mibereho mibi, iyo bageze ibintu bitagenda neza, iyo bageze mu buzima bukakaye, haleluya, iyo bageze mu bukene, iyo bageze mu burwayi, iyo bageze mu kwangwa, iyo bageze mu kugambana, haleluya, icyo ni igikombe cyitwa iyo bageze. Haleluya. Ariko umuntu yari
disappointing. Abantu bari baje inama yo kukwanga. Munakaza kakongora akakubwira taxi. Ndakugurira agafanta. Ndakugurira agafanta. Rwose ndakakira ariko ndagusaba ikintu kimwe. Ushaka kunyangira kera. Maze ndagusaba guhitamo fanta neke cyangwa neke kere. Muri sekere ya fanta yazamuye. Hari fanta yazamuye. Reka neke. Ukaza ukamubwira uti ndamwanze. Haleluya. Biriya iyo bageze mu gikombe cyitwa ngo bigenda gute? agihindura ahantu h'amasozi. Ubwabo kuhaba. Haleluya. Kuhaba wihindura ahantu hari hakaba heza. Imisozi ya Bwana yaratuyemo ntabwo yagizwe myiza nuko yari myiza, ahubwo yagizwe myiza nuko umuntu mwiza atuye. Umuntu mwiza yatuye ahantu ahahindura izina. Haleluya. Ushobora gutuye ahantu hari uri umuntu mwiza ukahahindura izina. Haleluya. Iyo bageze ahantu habi hahindurwa heza nuko abantu beza baharaye. Haleluya. Iyo bageze ahantu hadashobotse hashoboka kubera ko abubaha Imana bahageze. Biravuga ngo iyo bahageze mu ijuru rihatwikiriza. Iryo rero ni itorero. Haleluya. Ntabwo twebwe tureba ngo ntabwo tugendera kuri bishe y'isi, ntabwo tugendera ku kirere cyahindutse. Haleluya. Ntabwo tugendera yuko ibintu byagenze neza, ntabwo dushingira ku makuru ya BBC, ntabwo dushingira ku makuru ya, ahubwo dushingira ku makuru y'ijuru. Haleluya. Kuko twebwe tuzi ko Imana yaduhaye isezerano rivuga ngo ntabwo nzabasiga kandi ntabwo nzabaha. Haleluya. Nubwo mukunyuze mu mazi ntugire ngo uzaba uri wenyine, nzaba ndi kumwe nawe. Nugira n'umuriro ntabwo uzagutwika, nzaba ndi kumwe nawe. Nugira n'azatemba ntabwo azagutema. Haleluya. Umuntu mwiza iyo aciye ahantu habi, aho hantu habi haba hagize amahirwe kuko hanyuzwe n'umuntu mwiza. Haleluya. Ndabifuriza kuba abanyamugisha. Ndabifuriza kuba abarokore beza karitsiye utuyemo pe ugakizwa. Ibindi byihorere bizaza. Haleluya. Niba ari umugabo ushaka azahagusanga, niba ari umugore ushaka azahagusanga, ariko ikwirirwa birukanga inyuma y'umugisha. Haleluya. Reka mbabwize n'ukuri. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo dukwiye kuba abantu bahora bishyuza Imana. Mana duha umugisha. Hari igihe ibintu byacu bifatwa n'umwanzi na Satani. Icyo gihe Bibiliya idutegeka kubikirininga, kubyishyuza, tukabibohoza. Haleluya. Kuko nanone Sekibi hari igihe ibintu byacu biza agashaka kubyitiza. Icyo gihe tuba dufite inshingano zo kubimwaka. Ariko ubundi turi abanyamugisha. Nababwiye ngo ntabwo turi amahirwe, ahubwo turi amahitamo. Haleluya. Rero Imana ibamugisha.